ushaka kumukunda nyuma y'umunota umwe ubwo kugahita akakotse kakagufata kamutekereza atari ku bundi mu biki bundi ahubwo urukundo ni urugome burya uyu munsi urarwisubiranye naje kurutekereza nsanga n'urwo rurindagiza abantu bakarindagiza. Aha reka mbasuhuze mwe mukurikira Hori Iwacu TV, ubasuhuza ni wa wundi ni Rutikanga, nkaba nongeye guhura na Mama Defi. Abakobwa bose burya nabazi, ariko Mama Defi yagiye kuvuga ngo abakobwa bose ni mama wabo. Ariko none ko mbona ufite morale idasanzwe ndi. Weekend yatangiye. None ufite gahunda nkugende hose untemo. Untema kandi. Byo gutabora kintu ndi ariko ako tugusuburira fresh air direto y'uburu ntacyo ubundi giye ntacyo ndiho njya fresh air kugira barazabura byose. Reka rero bazabure byose uzabure kashi kurera fresh air. Reka rero none umuntu akwite mama fresh air. Ukaro hari umuntu naba nkibye ntago byaba ari sawa. Wakwita noneho se ma fresh air. Oya nawe hari ubundi muntu nkazi ariko ngomba kugira izina ryanjye bwite nazi kundi muntu Mama Defi nta wundi muntu ndaryumva. Nta kandi kazina nzise kawe buri yara? Ngira amazina nkayishoka. Ngira amazina menshi cyane. Wakibiye abakunzi bawe se? Nzanga bibiri ikindi kihe. Nzazimura. Oya. Tukabiki. Mama Defi umeze utese? Meze neza. Hari kumenya niyo noneho witeye agafuresheri umenya n'urukundo ruba rwatogose. Byihuta ariko barajya n'abantu bamaze kubimenyera cyane. Umuntu yareba ukuntu agabanya mu gake. Ubundi urukundo rubaye rwinshi cyane. Biba ruri mu nzira, umuntu aba ari mu nzira yo kurusohokamo. Iyo umuntu yakabije. Sinzi nimba hari abahanzi njya mbona babiririmbaho, hari nk'uwa kera nuko nibagiwe akaririmbo yabiririmbiyemo ngo kirasipo ntibagiwe, ariko niribagera urukundo ko nyine ngo ruba rwabaye rwishi iyo bibaye byinshi biba bibi. Kiri cyose n'umufaransa arabivuze ngo ibirenze byose biba bibi, nuko yarabivuze mu gifaransa cye nyine ngo tout excès mort. Hanyuma se nanone bivuze ngo rero umuntu ubona ko niba ukundana n'umuntu ukabona ko noneho byatangiye kurenga urugero ushatse wahita umukatira. Ugahita gukatira. Ubwo bibaye byiza mwatangurana neza. Iyo ubundi hari ukuntu byenda kumera nabi, ubundi reka wenge mugisha n'ubwenge. We ubona hari umuntu wenda kugukatira gito mutanga. Ahita se bayikange wagiye. Ariko nagari ngombwa ari ngombwa. Yakunda umuntu nturekura ariko. Ntabwo ari ngombwa cyane. Hari igihe abantu bakunda abantu bakiyibagirwa. Kandi kwibagirwa ntabwo ari sawa. Ariko ubundi buriya ubona urukundo ubundi rutangira gute? Rega ni imyuka, kandi imyuka yose nk'uko njya mbikubwira, imyuka yose ntabwo ari byiza, hari imyuka iza ari mibi, hari n'isari myiza. Iby'imudoro ni imyuka, ni imyuka umuntu atazi. Bwa mbere yakibibona abona ari imyuka myiza, ariko nyuma bigenda bihindura isura, akazashiduka noneho byikubise muri ibintu wakotsi w'umukara. Ibintu byarabaye ibindi. Se tuvuge nk'urugero nk'abagabo n'abagore bashakana bakabana mu ngo batangira isheri ishusho nyine ubona nta kizabatandukanye, akanya gato kumva ngo bicanye ngo batemanye ngo bagize gute ngo barogana. Tuvuga ati ni imyuka tu, inkundo nzifata nk'imyuka. Hanyuma se buriya ubundi kugira ngo bigeraho batemana banarogane ubundi biba biterwa n'iki? N'umwuka rero corona cyagiye bagiye gutora papa, bagiye gutora papa kwa kuvuga ngo haje umwotsi ngo bakotsi k'umukara cyangwa akotsi k'umweru. N'urukundo nuko rumeze. Hari gihaza k'umukara kagakurikirwa n'ak'umweru cyangwa kaza k'umweru agakurikirwa n'ak'umukara, biterwa n'igihe hari kumugani wa mwana. Bivuze ngo rero urukundo nyine nta mupaka rugera rurahindagurika rujya aho rushaka. Ahubwo urukundo ni urugome burya. Uyu munsi urarwisubiranye. Naje kurutekereza nsanga n'urwo rurindagiza abantu bakarindagiza. Ubwire ngo iki bararindagira tu.
bivuze ngo rero hari igihe ushobora kuba wakunda umuntu washaka bugacya wabivuyemo ahubwo bucya se ushobora kumukunda nyuma y'umunota umwe ubwo kugahita akakotse kakagufata ukamutekereza atari ku bundi mu biki bundi nuko bijya bigenda ubundi. Ubwo se yenda nagihe nk'umuntu wakunze undi gutyo mu kandi kanya akaba arisubiye nta gihe yenda biba ari uko hari ikintu yabonye atazamukuraho atazamubonaho. Ntabwo ari ibyo nk'uko nakubwiye ni umwuka, hari igihe ushobora kuba ari umwuka mwiza ukazavangirwa n'undi mubi cyangwa simbizi n'imyuka tuse kubwire muke kuko impamvu ari imyuka ni iki umugore n'umugabo bashobora kuba barishushushije none mu kanya nk'ako guhumbya ukumva baragurukanye nta kintu bapfuye cyangwa abantu bakundana bisanzwe nta n'ahantu bahuriye nta n'uwabateranyije gusa umwe agatekereza agata ku bundi buriya uyu muntu kuki atizana nampamagara uyu muntu ubundi kuki anyohereza message ubundi kuki atajya anansubiza agahita avuga ati bikaba birahindutse bikivanga akaravuga ati njyewe nabivuyemo kubivamo kandi mukanya gasanga si cyo cyemezo bagomba gufata urumva rero ni imyuka niyo ikoresha abantu nyine utamenya bikarangira rero none hari ntukanamenyere hahita hazamo nyine ibintu byo kuvuga ngo ko ndi kwicisha amazi cyane rero nyine ukumva nyine ko urimo wishyira down nawe kandi nawe ukabona urimo uramubangamira kiri kubera icyo umuntu ashobora kumbangamira bigeza muri make ntabwo ari wowe uri kubangamira niya myuka iyo uri kubabangamira mwembi cyangwa se irimo ibangamirana za roho njya nkubwira mbega hari igihe roho igushetamwe hari igihe roho igusheta ikakubwira ngo nyura hariya niho sawa wahanyura roho ikongera ikakwihakana buriya ngo shitani iragushuka yaragize ikaguseka ariko rero noneho ndemeye urukundo nta forumire ni ibintu biri aho roho se kuyizira wigira forumire ni ibintu biri aho roho ishobora kugutabaza cyangwa umwuka wagutabaza neze buriya roho na kamere itandukaniro rya byombi ni irihe roho na kamere rero birenda gusureta biruzuzanye kimwe kizuza ikindi iyo ufite kamere mbi n'ubundi roho iba ari mbi wowe ufite kamere nziza roho ikaba nziza n'urukundo rukaba rugurumana aho rero hari igihe kamere ikuganza ikakuganza ugahita ubona umuntu wese arimo arakubangamira yaba ari umugore agahita yisubirana umugabo cyangwa yaba ari umugabo agahita yisubirana umugore abagabo cyangwa abagore bajya babwirana ngo wowe na ngo sinari nkuzi nibagira ijambo bajya babivugiraho ariko ugahita ubona ko si wimubwiye bivuzwe na ya roho iyo nkumenya iyo nza kukumenya sinari nzi ko ari ukomeza kandi baragendanye bararakaranyije barashwanye barongera bariyunga nta kintu wese ageretse undi ariko ati sinari nkuzi cyangwa ati umuntu nagombaga kuba ndi kumwe nawe ndabona atari wowe kandi yari amuzi imbere y'igihe ntabwo yihishira gutya nahise ubwo ngubwo ibyo ntibyaba biterwa noneho nuko abantu bashobora kuba bahitamo kubana bataziranye oya rega ibintu byo kubana rero biriya ni ibintu bitagira forumire sibyo nahise umubyeyi n'umwana ko nabo babana bakananiranwa ntibaba baziranye se umubyeyi ntabaza umwana we kuva akimubona kuva akivuka akamwiyongereza ko hari igihe byanga abavandimwe n'abaziranye kuva bakiri impinja ko hari igihe byanga ubundi ibintu byo kubana n'umuntu ngiye naje gusanga ari ibintu gusa by'amasengesho byo guhora uvuga ngo mana mfasha no guhora kuri mana mfasha urebye mana mfasha kuko n'ubundi ibyo noneho bitabizamo n'ibindi bintu byaba abantu noneho batabashyigikiye badashyigikiye ko muba muri kumwe murese akaza ati warayobye uriya muntu yaraguhenze undi nawe akaza ati warayobye umuntu wawe ameze gutya undi nawe umuntu ariko n'abandi noneho bavukana cyangwa babyaranye ngo hari igihe byanga kandi ntabashe kumubwira ngo kanaka ngo umuntu wamuvukana ameze gutya kuko aramuzi kurusha umuntu kumubwira ni ibintu rero ngiye mbona bigengwa n'imyuka tu bigengwa na za roho rero yashatse kugusebya iragusebya yashaka kukubanira neza ikakubanira neza ahubwo abantu bajye bicara basengere none se buriya nk'inama waha abantu bakundana cyane cyane abantu barimo binjira mu rukundo
ubona buriya ni nk'iyihe nama waha abantu bakimenya noneho batangiye gukururana? sitabaho ko oya ruvuga ati nimukomeze nyine ukavuga uti nyine mushiremo agatege. Yenda ndavuga mu buryo bashobora kuba bakwitwara. Bakwitwara no kuvuga ngo wowe ubwawe ushyiraho amahame y'ukuntu uzitwara, sibyo? Roho ikagutenguha, roho nimba yabyutse kumva ni gushaka kuri uriya muntu iragutenguha uko byanze uko byakunda. Ibyo rukundo birahindutse rero none. Uwo muntu mushaka kuba mwanahanye gahunda wenda musanzwe swati mufite nk'ikintu muhuriyeho runaka. Mu gahunda ihari icyo kintu runaka kirahari. Ariko wenda washaka no kugira ngo muvuge kuri icyo kintu akakurya na sinida. Roho yateye burya teramo kwishaka. Rero burya igihe kintu nemera nuko ari abantu bakundana by'ukuri. Hanaga urukundo rw'uburyarya cyangwa pana rwa urukundo rwo kugura santima. Hari n'urukundo ngo abantu bakundana bashaka kugura santima nk'amarangamutima. Okay, bashaka kuyagurisha kwa. Kasaka kubeshya wenda ati ndagukunda ariko hari ikindi kintu agushakaho. Ariko iyo bakundana by'ukuri by'ukuri mbona nyine bakwiye no kwicarana bakicarana bakavuga ngo nidushwana bizajya biba byatewe n'iki, nidukenera kwiyunga bizaterwa tuziyunga mu buhe buryo. Ese tuzashwana igihe kingana iki, twiyunga inyuma y'igihe kingana iki. Bagira ibyo bumvikanaho nimba wenda hari n'abantu nzi bajya bashwanishwa n'amatelefone yabo biguriye. Swati umwe akareba mu yundi hakaba harahiye. Nimba wenda wabona ikibazo ari telefone akaba avuga ngo telefone tuzikure mu buzima bwacu, tuzihanagure tuzikure. Ningukenera nzajya mfata inzira nze kureba cyangwa telefone wayisize cyangwa unayibike nimba ikibazo ari telefone. Abenshi bangirizwa n'amatelefone. Nimba ikibazo ari telefone kuki utanayibika ngo ushyire no mu isanduku ushyire igufuru ubike ubona ko iguteza ikibazo. Wariko ubundi n'akagaco ka kera nyine abantu bandikiranaga nako buri hari ukuntu kakomezaga urukundo. Kariya kari sawa cyane. Kariya ni nako kuri. Arakanoze mbona kuri status. Ni n'ahantu nabonye akantu kari kanditse gutyo nyine ngo gukundana n'umukobwa hari ngo udafite telefone ngo banza hari ukuntu ngo bigora ngo ukangura abanza ukajya no kugatera akabuye hejuru y'amaba hejuru y'inzu leta yumva ko ari wowe. Muri make nabyo ndumva byabivuranye ushobora no kugateraho wenda ugasanga nta nahari. Hari undi yigeze gutereta umukobwa ari inshuti, noneho bahana gahunda ngo aze kumureba mu rugo iwabo nimugoroba bumaze kwira. Noneho umutipe aragenda bumaze kwira aragenda nimugoroba, ubwo bavuganye ko ari bujye inyuma y'urugo agahita ajya munsi nakajegeza amashara. Umukobwa nawe aba yamucunze yamininye ibishyimbo ahita akizegeza amashara ahita amusukaho amaminwa. Rero ni kwa kundi bavuga gutera inda ubwo bundi yamushaka yashaka kumuha icyitondera. Ubwo uwo mukobwa yari yatewe na ruhu imeze ite? Oya nyine urumva ubwo mutipe yabubwiye yumva ko umukobwa nyine ari nyirangiyo bike ko ahita yemera kandi wenda atazi ko umukobwa mwanga. Umukobwa rero kugira ngo amwemeze ko mwanga neza yikoze kumubwira ngo n'ikindi gihe ntuzogere kumegera.